ariko ntacyo reka dusengera cyangwa tujya hariya se aba bakobwa ntabwo bahashobora ndabizi bafite n'imbaraga nkeya ariko reka noneho twanze dusenga. Mana turagushimye ko wagendanye natwe wabanye natwe rwose none mwami tugeze hano abantu tugiye gusengera amahoro urakoze ngaho bana natwe iri sengesho rya komite y'itorero Mana uryumve urakoze mu izina rya Yesu amen. Pastor Rupasha rwose urakoze Imana igumugisha none mureke twicare sibyo wowe wicuranga sibyo jya wicuranga rero reka tubanze noneho twongere twibwirane murabizi ko itorero ryacu rimaze igihe gitoya ritangiye ntabwo twari twamenyerana neza njyewe nitwa Pastor Rupasha uranze ndi n'umushumba wanyu hano umuntu aberwa umushumba cyane rwose Pastor Rupasha turakoze uri umukozi w'Imana ubwo reka dukurikizeho uyu mwene data mushiki wacu hanyuma nawe yivuge. Ubu rero murakoze cyane nanjye nitwa Domo buretse twumva ibintu birimo kunuka hano wagira ngo ni inzoga binuka inzoga ndi kubyumva mwe ntabyo muri kumva mu butayu saba inzoga ndi kubyumva ngewe mu butayu haba inzoga ariko ndi kubyumva ngaho buri muntu wumve mugenzi we twumva wanyweye inzoga ni skoro ni inzoga mitsingi none muramenye bose mu butayu twaje ahangaha twazaguriye haza muramenye ko mbyumva none oya mureka twikomereze ahubwo nyine reka twikomereze wasanga abanyamagambo komeza raka. murakoze cyane rero njye nitwa Domo murakoze mu itorero ryacu murakoze cyane Imana igumugisha dukomeze murakoze cyane nanjye muranzi perezida wa korari yego rwose nitwa Gapasi perezida wa korari Gapasi rwose Imana igumugisha nitwa Gapasi cyane rwose murabizi neza ko itorero ryacu tugomba kurigira itorero nyatorero rigomba gukomera mu izina rya Yesu rigakomera itorero rizira skoro kubwo gufashwa n'Imana reka dukomeze mushiki wacu nawe atubwire n'icyo akora mu itorero. murakoze nanjye ndi umunyamasengesho murabizi turasanganywe n'ibintu muzi ndi umunyamasengesho ngo mudiyakoni cyane rwose Imana imuhe umugisha cyakora mukunda kubibureye senga nanjye ku mutima wanjye akaza ngomba ndakijijwe rwose ryaba rihombye Imana ibahe umugisha. Reka rero noneho mbabwire rero ugiye kurikizaho umwanya mwiza ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha imbere y'Imana ni ikizira. ubu rero mwagiye gukurikiraho turi abakozi b'Imana twese hari umukristo wundi turimo tugomba kubwizanya ukuri tukihana nitwe tugize na cyaha cyo munsi y'igitanda kimwe abakozi tutareba tukakihana kuko ugihishire ntabwo Imana yatugirira neza muri kubyumva umurokore mwiza n'uwihana sibyo kandi akihana amaramaje yihanira kureka atazabisubiramo yego rwose. ubwo rero noneho tugiye guhera ku murongo ariko reka duhere kwa perezida ugiye gukomeza gutya twihana turasoreza hano ku munyamasengesho. Warakoze cyane Pasiteri. Ngaho rero rwose warakoze cyane Pasiteri. Muhumbeke ku maso yanyu. Imana imbabarire icyaha cyo gusambana. Komeza wihane Imana ikubabarire. Imana imbabarire icyaha cyo kunywa inzoga. Yesu! Imana ikubabarire. Mwese rwose. Imana imbabarire icyaha cyo gutukana. Imana imbabarire icyaha cyo kuba ntanyurwa mu mutima wanjye. Imana imbabarire kuba nifuza iby'abandi. Imana imbabarire no kuba nifuza abagore b'abandi. Imbabarire gutukana. Imana imbabarire gushishikariza abakristo gutanga icyacumi bagitanga nka kirya. Imana imbabarire
uko batura najya kubara amaturo nkayiba nkayarya. Imana y'Uwiteka. Imana imbabarire namwe mu byumvise bansabira Imana imbabarire. Imana ikubabarire kandi nanjye Imana imbabarire kudatanga icya cumi nk'uko bikwiye. Imana imbabarire namwe munsabire Imana imbabazi. Imana ikubabarire. Ikindi Imana imbabarire kunywa inzoga. Imana ikubabarire. Imana ikubabarire. Ikindi Imana imbabarire gusambana. Imana ikubabarire. Namwe munsabire Imana imbabazi. Nanjye mureke nihane nk'umushumba. Je rwose ndihana mfukamye. Nsanze kwihana kuri hano rwose ari ukumara amazi. Imana imbabarire gushishikariza abakristo gutanga amaturo adafite umumaro kugira ngo niboneze ibyo nshyira mu gifu cyanjye. Imana ikubabarire. It was at this moment that he knew. Imana imbabarire kurya abana. Imana ikubabarire. Kurya abana no kugira ute pastor? Kurya abana no kugira ute pastor? Gusambana. Jesus! Pastor, this is what you want to use your life for. I'm going to do many. Imana imbabarire no kutiyiriza ubusa. Ikubabarire kandi kwezi. Imana imbabarire n'irari ry'ibyisi. Imana ikubabarire. Imana imbabarire kutayobora intama uko bikwiye o kugira ngo mbarenge uzirandata ahubwo nkashaka ko zindandata. Imana ikubabarire. Kandi kwezi. Imana imbabarire rwose namwe kandi mu mbabarire. Turakubabariye n'Imana ikubabarire. Ariko hagati aho nanjye mfite ikibazo. Nimba utihannye neza rwose. Niba utihannye neza ihane neza umaramaze. Twaje mu butayu tuje kugira ngo twihane Imana itugirire imbabazi. Hari icyaha ntihannye kandi kirandemereye pe. Imana imbabarire amagambo buriya ntinze kuva aha ngaha ngo nindangiza ngo mbigeze hanze. Imana imbabarire pe amagambo yambanye menshi ibyo tuvugiye hano ngera hanze narangiza nkabivuga. Imana imbabarire. Imana ikubabarire. Ubu urava aha ngaha ujya kuvuga ibyo twihane aha ngaha hano twaje gusasa inzobe turi mu masengesho kugira Imana itugirire neza. Urava aha ngaha ujya kubivuga kandi turi abayobozi. Pastor urumva pastor ufite umunwa wakunaniye. Imana imbabarire. Umunwa warakunaniye. Imana igufashe. Icyaha cy'amagambo ni kibi. Imana imbabarire mfite amagambo. Ubu turavanga ujya kubivuga. Pasiteri wacu Rupaca yihannye, umukuru wa korali arihana, umunyamashengesho arihana. Nawe urajya kubivuga rwose. Itorero turamusengera ariko ntimuhangayike sibyo? Imana imbabarire. Muhangayitswe no kumva ngo perezida amaso ngo wakorari ngo n'umusambanyi. Perezida w'umunyamasengesho n'umusambanyi. Ngo pasiteri wanyu n'umusa. Imana ntago yabyemera. Ntabwo yadushyira hanze. Imana arati kubabarire ndi kubona. Imana ikubabarire no gusomana. Ndi kubona hari ubusore bugusoma bwo gasoma ingoma. Imana ikubabarire. Imana imbabarire. Ariko uyu na Imana imubabarire. Imana ikweze. Ndi kubona hari uduhungu tugukandakanda amabere woshivoka. Jesus! Woshivoka babukandakanda. Nivoka babukanda muko. Imana imbabarire namwe munsabire Imana. Imana ikubabarire. Imana ibeze rwose. Ntacyo tuvuye umwanya mwiza wo kwihana. Reka twakire perezida wa korali yacu Gapasi. Aduterera agakorasi gatoya ubundi duhimbaza Imana. Imana imuhumugisha perezida rwose. Abanyamagambo bameze nk'imbwebwe ariko nibatihana bazamera imirizo. Abanyamagambo bameze nk'imbwebwe ariko nibatihana bazamera imirizo. Abanyamagambo bameze nk'imbwebwe ariko nibatihana bazamera umurizo. Abanyamagambo bameze nk'imbwebwe ariko nibatihana bazamera imirizo. Abanyamagambo bameze nk'imbwebwe ariko nibatihana bazamera umurizo. Urabona hari umurizo mfite. Ese niwe yabwira ko twataraga korasi. It was at this moment that he turi knew. gutera korasi turimo kuririmba ntabwo ari ubu. Murekera ngaho. Nicara. Kare. Ibyo kurwana.
izo korasi zanyu muzireke bararwana we mwese amagambo yavuze ntabwo yazi ariko noneho ndumiwe rekera amagambo ngo aravanga avuga ibyo twihanye byose oya none se oya abantu basenga nibo banarwana oya oya mwicare rwose Imana inabababarire kubyo musabane n'imbabazi oya ndabizi ni njye yabwiraga musaba imbabazi urushyi umukubise twateraga ikorasi musaba imbabazi si wangu bise dushyirwa njye mbere ndi mbwebwe njyewe ndi perezida wa korari umubita kubera iki ndi mbwebwe nuko avuze hari ko umurizo mfite wavuze ko ikusoka ngaho wavuze ntabwo ari wowe yavugaga yari ikorasi yateraga ni korasi twateraga twaririmbaga hari umurizo mfite hari umurizo ufite se urawureba ngaho mureke mbabwire muri kunyumva munyumve noneho njyewe nk'umushumba wanyu sibyo muranyubaha yego pastor mureke tubereke no twumva ijambo ry'Imana amen reka nicare twumva ijambo ry'Imana ubundi dutahe dore ikoranabuhanga ryaranaje umuntu asigaye afata bibiliya bakamurebuzwa ngo agiye ngo mu butayu ngo dore ngaragiye sibyo ariko ikoranabuhanga ryarabworoheje ariko se hazira mwazanye ariko ubundi se ntimuri abakristo bakuru hari ubwo muri impinja reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'abaroma ibice byaho aho ubundi ababwira ibice ntabwo ntimwa mwarabisomye ubundi ahubwo Bibiliya iravuga ngo urumva ngo wiyita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma bishatse kuvuga ngo nta mwere nanjye pasiteri wanyu ushobora gukora ibyaha umudiyakoni ashobora gukora ibyaha umunyamasengesho ashobora gukora ibyaha umuririmbyi perezida wa korari ashobora gukora ibyaha sibyo nta mpamvu yo kwitwaza ngo pasiteri yakoze ngo njyewe ngo ntabwo nzasubira ngo kwa pasiteri Rupaca ngo pasiteri Rupaca ngo ibintu ndi umuntu ntabwo ndabasha kugera aho umwanzi atabasha kurasa yego uko niko kuri umuperezida wa korari ntabwo arabasha kugera aho satani atabasha kurasa umunyamasengesho nawe nuko umudiyakoni nawe nuko Yesu ashimwe ntimukajye mwivovotera ngo umuntu runaka ngo muririmbye turirimbana ngo umuvugabutumwa ngo umunyamasengesho ngo namubonye ngo ngakora ibi ngibi nyine yabikoze ahubwo wijya kumutaranga Yesu ashimwe nubwo utaranga urunguka iki urimo urubaka ubwami bw'ijuru cyangwa urimo urabusenya ahubwo icyo ugomba gukora ni ukugira gute ni ukumusengera kugira ngo icyo cyaha akireke ntazongere no kugikora ukundi Yesu ashimwe iryo ni ryo jambo mugomba kugenda mubwiriza nta mpamvu yo kugira ngo ugushwe n'undi umuntu azabazwa ibye n'undi abazwa ibye ntawe uzajyana n'undi mu ijoro Yesu ashimwe Imana ibaha umugisha rero nizere ko Imana yumvise isengesho ryacu kandi nimba mwizeye nuko Imana yatwumvira mureke duce bugufi noneho dusenge hanyuma uyu mwene data uyu nguyu cyangwa reka tubwire adusengere hanyuma dutahe Imana ibaha umugisha mureke dupfukame Mana ndakwinginze ushake agakezo gatyaye ukate kara karimi kuri munyamagambo ndakwinginze na pasiteri ushake agakezo umukate uramurizo wamunaniye kandi n'abadiyakoni ntibazongera kurya amaturo uzabakwirakwiza ibikeri mu nda zabo amen murakoze Imana ibaha umugisha ubwo gahunda ni yayindi tuzahurira mu nama y'itorero Yesu abaha umugisha rero dutahe amen It's finished.